gukora amakosa ubwoba abagabo bakagira ubwoba bagata ingo abagore n'abana, hanyuma abagore bakagira ubwoba bagahita abana nabo bakagenda, cyangwa ukagira ubwoba ukajya kwiyandarika, cyangwa ukagira ubwoba ukarya amadeni utazishyura, ubwoba bukagukoresha amakosa ukagomera Imana. kandi iyo Mana nayo haleluya nzaba nje kubabwira ngo Imana iragabura, Imana itanga minerivare, Imana irambika ikakugira umuntu mwiza cyane nkanjye rata sindi mwiza, yego rata ndi mwiza, ndabyibushye, ndasa neza, ibi byose byaturutse ku mbaraga z'Imana. mba ndi kubwira na wa mugore wazahaye mubwira ngo ntabwo Imana ari ngiye yafungiyeho amaferi nawe izakugirira neza. mba ndi kubwira babandi bakuburirwa bavuga ngo ni muhumure iyambitse mu masharire nakambara nk'ikigori nawe izakwambika. mba ndi kubwira babandi babuzaye inzu ngo ni muhumure yishyurira mu masharire namwe izabishyurira. mba ndi kubwira babuza ama minerivare abana babo bakiri mu rugo ngo ni muhumure abana banyu bazagira gute baziga. ndabashuhuje cyane inshuti za Mama Sharirene Official, nizere ko muguwe neza, nizere ko umwami Imana barinze, kandi nizere ko mukomeye. Nkomeje rero kubifuriza umwaka mwiza kuko nibwo ugitangira, turi mu kwezi kwa mbere. Nkomeje kubifuriza umwaka mwiza ngo nimukomeze muhirwe kandi muhezagirwe mwebwe n'imiryango yanyu, ineza y'Imana ikomeze kubana namwe, kandi ukuboko kw'Imana isumba byose kubane namwe. Mukomere rero, mukomere, Imana yacu irahari kandi Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Mugire ituze ndetse nihumure, ntimukomeze guhungabanywa n'ibyo mwumva ndetse n'ibyo mureba. Ndushaho no kongera kubabwira ngo Satani si uri gukora wenyine, n'Imana yacu irakora. Ngo Satani ari gukora ngo ariko ndi kuki muri kumuha magrade mesh, muri kumuha amanyenyeri, muri kumugira umusitari shitani cyane, muvuga ukuntu arenze, muvuga ukuntu ari gukora ibintu bikomeye ngo by'amayobera. Ntago Satani ari uri gukora wenyine, n'Imana yacu iri gukora ku manywa na nijoro. Mwamamaza imbaraga z'Imana kuko Imana yacu iri hejuru y'imbaraga ndetse no gukora kose kumwijima. kandi ngo abantu bamwiringiye uwo mwami ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni uhora uhamye, ngo utajya unyeganyezwa, ngo uhora uhamye iteka ryose. uyu mwaka rero nifuje kubaganiriza kandi mbabwira wenda imigabane n'imigambi imigabo n'imigambi sinzi ukuntu babivuga mfite muri uyu mwaka. Ngenda mbabwira ngo mukomeze n'ubundi muze tukore tubibire umwami kuko ari gihe tuzatunda imibu. Tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Haleluya. Iyi ndirimbo ikomeza ivuga ngo biba mu gitondo, biba mu kibunda no mu kivumbiko, hano hakonje cyane ari kuva mu mwotsi mu gitondo, hari imbeho ya hatari, biba izuba riva, biba ninjoro ndetse no ku manywa, kubera ko hari igihe tuzagira gute tuzatunda imiba. Haleluya. kandi mureke mbabwire, ntabwo iyi miba tuzayitunda tugeze mu ijuru gusa, no mu isi shari igihe dutunda hari igihe Imana iguha gusarura ku bintu wahinze. ibyo wahinze se ni ibihe? ni uguhinga gukorera Imana, buryo buri kubiba gukorera Imana. abaririmbyi muri kuririmba murimo kubiba mukorera Imana, abahanuzi mahanura neza muri gukorera Imana, abashumba n'abapasteri, abashinga amatorero kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, abafasha imfubyi ndetse n'abapfakazi, abagaburira abashonje, abita ku badafite shinge na rugero, tuba turi kubiba. hari igihe tuzagira guterata tuzatunda imiba. Kuri Mama Sharirene rero Official mfite ibintu byinshi byo gukora muri uyu mwaka. hari filime nshyashya ebyiri natangiye gukora, zatangiye no gusohoka. hari filime yo kuwa mbere yitwa Imperuka, ni filime za Gikristo. hari niyo kuwa gatatu yitwa Ikigugu, zose zatangiye gusohoka. izi filime rero zirimo ivugabutumwa, ni filime zizajya zinyura kuri Mama Sharirene Official. mba ndi kubwira abantu bazi gukina neza, nk'abo mwabonye bakira cyangwa ababarushijeho, mujye mutwandikira uko tugenda dupanga. igihe tuzabipanga mukaza mukadufasha gukora umurimo, mudutera inkunga muri ubwo buryo.
erega nawe ushobora kuba uri aho ukavuga uti nzajya nguha imodoka ku munsi wa shuti ujye uyikoresha, ubwo ntiwaboneye inkunga. Ikindi ushobora kuvuga uti mfite location nziza nagutiza ahantu ho gukinira, tugakina ahantu hageze gute hatandukanye. Mbese ikindi ubujyanama mukatubwira ngo bimeze gutya, arabajya batubwira ati ijwe ni ritoya muzongere. Umuntu ubukubwiye gutya bari umwana mwiza, abarimo kugira ngo urusheho kugira ibintu wubaka byiza, abakubwira ngo ishusho ngo gutya na gutya, biriya ni ibintu byiza. Buri wese inkunga yagire gute ayizane twubake ubwami. Naho abafite imyumvire ngo no gushaka amafaranga, disi se dushatse amafaranga ntawe duciye umutwe, tugashaka amafaranga ntawe duhutaje, nkayashaka ntawe nirukanye ku kazi, nkayashaka ntawe mputaje, nkayashaka ntawe ndiriye ideni, nkayashaka ntawe ngujije ngo namwambuye, nkayashaka abantu bagahembuka, nkayashaka nkigisha. Hari icyo bigutwaye? Ubu se ko hari n'abayashaka kandi bakabasigira n'amasomo wenda atari meza, cyangwa bakabasigira iyi ngaruka mbi, ntago bo mwihangana? Ese ubundi nshatse amafaranga nkayabona bikurya hehe, bigutwaye iki koko? Ariko mwagiye muba abantu beza. Nizere ko uyu mwaka ari uwo gusiga ibitagira iki, ibidafite umumaro, tukinjirana ibifite umumaro. Nshatse amafaranga nkayabona, mama Sharene akagira umufungo, akitwara mu modoka, akaba muri etage. Hari icyo bigutwaye? Ngo mama ari kwishakira amafaranga abantu, iyo tuyashatse none se ubwo waba udashaka amafaranga? Wowe se utunzwe n'ibiti n'amabuye, we ntufite aho uyashakira. Rero by'umwihariko ndushijeho gukomeza gushimira abakurikirana filime zanjye n'abandi bose. Hari abahungu, hari abasore bari hariya rwose bajya bankorera akantu keza, buriya hari ahantu bari ndabashuhuje cyane. Kamsone, mama Sharene Kamsone, ubwo barahita n'abantu bavuga ko kantu rwose Imana ibahumugisha, baba bafite ukuntu baba bagenda batwamamariza. Namwe turabazirikana, Imana y'amahoro namwe ikomeze kubagirira neza. Ndi gutegura ibintu byinshi, ndi no gutegura gutanga ubuhamya bwanjye, ndi gutegura gutanga ubuhamya kuko reka mbabwire bimaze kwirunda, byabaye byinshi. Noneho ibyo mfite mu myaka nk'ibiri birangana gutya. Rero nararebye mbona nintabitangirira hafi ngo ntangire ngabanyeho gatoya. Yewe nabonye bishobora kuzambana byinshi, nkabura ibyo mvuga n'ibyo ndeka. Kandi noneho ubuhamya mfite muri iyi minsi bukomeye, ndabona bugiye Imana igiye kubumpa, igiye kumpa uburenganzira bwo kubivuga, kuko hari ubundi hari ubuhamya n'ibihamya. Ubuhamya mfite ubuhamya, ariko hari ibihamya ndindiriye. Ibyo bihamya nimara kubibona nzahita nsohora ubuhamya. Hari ubwo nzandika mu bitabo, hari ubwo nzashyira hehe, ariko hari ubwo ngomba kunyuza kuri mama Sharene official, kuko ubu ndashaka kubutangira avuga ngo igice cya mbere cy'ubuhamya bwa mama Sharene. Impamvu ushaka kubaho ubuhamya ni iyihe? Ubundi ubuhamya ni ibihamya by'Imana ikora. Reka mbabwire, urusengero rwawe nubona wabuzemo abatanga ubuhamya, ujye umenya ko ibintu uri gukora bituzuye. Mu ijambo ry'Imana rikenewe, mu maturo akenewe mu rusengero, no mu mashimwe hakeneye n'ubuhamya. Ubuhamya bugaragaza ibihamya by'Imana igira gute ikora. Kandi ubuhamya uzarebe, dufite abanajyo bavuga ko ubuhamya ari ukwimena inda. Wowe ni wumva ari ukwimena inda, ubuhamya bundi si ugupfa kubutanga. Ugomba gutanga ubuhamya wasengeye, ugatanga ubuhamya bw'ukuri utari kubeshya, kandi ugatanga ubuhamya bugejeje igihe, ugatanga ubuhamya wahawe n'Imana. Ubuhamya bugejeje igihe rero ntabwo ari we wamenya ko igihe kigeze. Hari igihe kigera Imana ikakubwira ngo ngaho bucecetse ugiye gushyuha buza ngo ubivuge. Ariko hari ubuhamya Imana ikubwira ngo ugende umbwirira abantu banjye, umbwirira abantu banjye ko nkiza inzara, umbwirira abantu banjye ko ndera. Nk'ubu ndashaka kuzabwira abagore bafite ubwoba bw'uko abana babo bazakura, nkababwira ngo Imana irarera. Imana irarera. Nzagerageza muri iki kiganiro shyiramo n'agafoto k'abahungu n'abakobwa banjye duhagararanye, murebe ukuntu mfite abakobwa b'ibyuki n'abasore b'amabogari. Ubwo rero nimvuga ngo Imana irarera, haleluya, nzaba mpumurije ababyeyi bari mu kaga no mu makuba, babona ko abana babo batazabaho, babona ko abana babo batazabona ubuzima bwiza. Ibyo bikabaviramo gukora amakosa.
gukora amakosa ubwoba abagabo bakagira ubwoba bagata ingo abagore n'abana, hanyuma abagore bakagira ubwoba bagahita abana nabo bakagenda, cyangwa ukagira ubwoba ukajya kwiyandarika, cyangwa ukagira ubwoba ukarya amadeni utazishyura, ubwoba bukagukoresha amakosa ukagomera Imana. Kandi iyo Mana nayo haleluya nzaba nje kubabwira ngo Imana iragabura, Imana itanga minerivare, Imana irambika ikakugira umuntu mwiza cyane nkanjye rata sindi mwiza, yego rata ndi mwiza, ndabyibushye, ndasa neza, ibi byose byaturutse ku mbaraga z'Imana. Mba ndi kubwira na wa mugore wazahaye mubwira ngo ntabwo Imana ari ngiye yafungiyeho amaferi nawe izakugirira neza. Mba ndi kubwira babandi bakuburirwa bavuga ngo ni muhumure iyambitse amasharire nakambara nk'ikigori nawe izakwambika. Mba ndi kubwira babandi babuzaye inzu ngo ni muhumure yishyurira amasharire namwe izabishyurira. Mba ndi kubwira babuza amaminerivare abana babo bakiri mu rugo ngo ni muhumure abana banyu bazagira gute baziga. Ubuhamya ni ingenzi, ubuhamya ni bwiza, busubiza abantu mw'imbaraga, butera abantu mw'ibyiringiro, abantu bakagirira Imana icyizere, bakongera bakazuka bakazahuka. Niyo mpamvu rero nzabutanga, nzahera ku gice cya mbere nkivuka. Nzavuga nkivuka kugeza aho nzaba ngereje mbabwira imbaraga z'Imana yakoranye nanjye. Harimo ubuhamya bw'urubyiruko, harimo ubuhamya bw'abantu basuzuguritse bakora akazi ko mu rugo, harimo ubuhamya bw'abagore bakubitwa nyine bajidurwa, harimo ubuhamya bw'abagore batawe, harimo ubuhamya bw'ukuri Imana twabanye. Muri make harimo ubuhamya bw'ibintu byinshi Imana yakoze. Turimo kwamamaza ubwami bw'Imana, ntabwo ari twe turi kwiyamamaza. Hanyuma kandi ikindi shaka kubabwira nuko shaka kubashimira, by'umwihariko ndabashimiye cyane kuko ibi byose mugenda mushyigikira. Kunshyigikira kwanyu niko kuntera courage. Buryo uvuze uti mama Sharirene ndagukunda ukabyandika rata kuri comment, ubu nyongeye imbaraga zo gutegura ibindi. Kavuga ni nubwo hari abantu kadisi hari n'abankunda, maze hari umusaza bambwiye ngo ashobora no kuzisiga irangi ngiye gukinira muri stade zukunda abantu baza kufana rata nanjye ndabakunda, abantu bankunda namwe ndabakunda. Hanyuma nabanyanga ariko nta kundi, gusa ntabwo nzapfa vuba ngo uzishime, sinziyahura kugira ngo useke, unyikundire nanjye ngo ukunde. Iyi kamera uzayimbonaho, umbone ku mateleviziyo, uzambona muri kwasteri, umbone mu mujyi ndi gukata, nzagwa iwawe mu iduka rya utazi ko ninjiye, dufite aho tuzahurira. Nushaka unkunde nanjye ngo ukunde, hanyuma ubwami bw'Imana tubwagure. Uyu mwaka dufata ingamba, tugira ibyo dusiga ndetse tugire n'ibyo dusingira. Ubwo rero ikindi ngiye gukomeza kwita ku kiriya cyigisho kivuga ngo menya nibi. Menya nibi ni icyigisho nateguye kandi ngitegura ndi ahantu mwebwe mutazi. Iki cyigisho giteguye ni icyigisho cyo mu bubatsi. N'iri zina ryitwa ngo menya nibi narihawe ndi mu gusenga. Mbwira Imana ni se wa mwana we bakanwa kabi ko bambwiye ko nakwiye kwigisha ibyingo ngo ntarwo ngira, ubu koko wambabariye. Haleluya. Umva nyakubahwa rero uwatugabiye umurimo badahari akaduha mikoro mutazayitwambura, arambwira ati genda uvuge, abanyamugisha nabakumva abatazakumva ugira ute ubihorere. Ubwo rero ngomba kubigisha ibyo mu ngo kuko ndabizi. Tuzagenda tuzavuga ku isuku dukwiye kugira mu rugo, tuzavuga ku isuku dukwiye gukorera abana bacu, tuzaba buryo umwanda uva kwa Satani. Ukuri mu ijuru ni heza, ni Imana igira isuku, reka Imana ikunda isuku. Tuzavuga ku isuku mw'abantu, tuvuge ku isuku, tuvuge ukuntu dukwiye kwihangana, dukwiye ukuntu dukwiye kugisha Imana inama, tunareba ukuntu uramutse ugize ikibazo mu rugo ukwiye kujyana mu buyobozi bwa leta inzira wakinyuzamo. Turebe ukuntu umuriro uramutse watse mu rugo mbese warwana gute umuriro uramutse watse. Wahita nawe ushyiraho amakara ukatsa undi cyangwa wahita usukaho amazi. Tuzabireba, tuzareba ibintu bizaturimbuza, turebe ibintu byatubuza ubugingo mu rugo, tuzareba, tuzagira inama abagabo, tugira inama n'abagore, kandi tuzibanda ku kintu bita isuku. Kubera yuko abarokore tumenyereye ibintu byo kwatura ibyaha byacu ko ari ukwezi imitima, ariko tuzareba n'ukuntu Imana yanga umwanda. Ni ukuri pe, tuzabivuga kandi iyo ni kwigisha isuku. Ndavuga ngo ugende munsi y'igitanda niho uzapimira isuku yawe. Munsi y'igitanda abana bararamo uzahasanga ibikamambiri byacitse wazabijugunye.
uhasanga ibikweto by'umugabo wawe byabaye ibibonde, uhasanga za ntushingeho zawe utacyambara, rimwe na rimwe uzahasanga utwenda tw'abana twacitse, mbese uhasanga ibitiritiri bya voka, uhasanga ibibuto bya voka, uhasanga ibitiritiri, uhasanga ibintu bidafite gahunda. Ni ukuri pe tugira isuku niyo muri tuwarete. Uri kumva uzi kugera muri tuwarete y'umukire, umukire amakaro nimba ari ikintu cyoroha koza ni amakaro, ariko ugasanga muri lavabo habaye umukara, tuwarete yahindutse umukara, amakaro kandi afite amafaranga yo kugura vimu, utwogesho twa tuwarete. Isuku yo ku mutima niyo ku mubiri tuyigire, Imana yanga umwanda. Tuzabireba turebe n'umuntu ubwira gukaraba turabanza ngurire kabisa. Hari umuntu nigeze mbona afite mu kanwa, afite amenyo wagira ngo inkoko zatoragura zikaryamo zigahaga. Ibimwe biri hano ibindi biri ahangaha wagira ngo ni pate jaune bagiye bashyiramo pate jaune ukagira ngo bagiye bayishyira hano. Uri umuntu w'umugabo, uburoso bugura 100, korogate ya 300 ibaho. Ubwo si ubwo urumva iyo ugiye gutanga akabizo bigenda gute? Ni ukuri umwanda uve kuzimu. Ngaho ibaze guhuma akabizo umugabo nk'uwo ko abagore bagowe, kandi rimwe na rimwe ukabona ni umugabo nyaruka akanywa ka suruduwiri yahuye n'amenyo asa gutyo. Ntimukagora abagore. Umugore rero ataganduka ngo yanze kuganduka, aho yaro noneho baranyica. Ntabwo muri bunyice, muri bumbabarire. Ndi bubabwira ukuntu umubyeyi akwiye kunezezwa nuko umwana we asa neza, sibyo? Mu mirimo myinshi abamama dufite, mu kazi kenshi kari mu rugo katugoye, tukagirira isuku abana babo. Tukabagirira isuku na papa yataha, abana bagiye kumuhobera, ntibamusige ibimyira, ntibamusige ibitaka, ntibagire gute rwose kandi birashoboka. Erega birashoboka ibyo byose. Impamvu mbibabwira nuko nabinyuzemo, nabonye umuntu yabihugukiye, byashoboka. Ikindi mbabwira n'ubutumwa nahawe mu bw'uyu mwaka, Imana imbwira ngo abatarakizwa ngo bamenye Imana nibayimenye, abayimenye bakayivaho nibagaruke. Kuko uzi iminsi ushigaje, ariko uzi iminsi warangije, ariko iyo ushigaje ntabwo uyizi. Rero twagiye dutegura ibyigisho byinshi, ndi kugenda mbibanyuriramo kugira ngo mujye mubikurikirana. Nateguye ikindi cyigisho kivuga ngo kera n'ubu hitorero. Twagiye tuvuga kera hitorero uko ryari rimeze, tuvuga ubu hitorero uko rimeze, dusanga dufite ibyo twanyazwe, hanyuma ntegura icyitwa ngo noneho hakorwa iki. Muri hakorwa iki hari abantu benshi shaka ko tuzajya tuganira batandukanye, Imana izabishyigikiremo kuko ndimo gushaka ngo twubake ubwami bw'Imana, kandi tutubatse ubwami bw'Imana twubake n'igihugu cyacu. Ujya wubaka ubwami wubaka n'ubwurimo. Hari ubwami tuzajyamo ariko hari n'ubwo turimo. Bene damureka aka kantu nkavuge. Kuki mushaka kubaka ubwami mutarabona mukareka kubaka ubwami murimo? Kandi ubwami murimo nibwo muzubakiramo bwo mutarabona. Bishatse kuvuga ngo ubugingo tubutegurira mu mubiri. Ijuru rero n'ubwami tutarabona tugomba kubutegurira mu bwami turimo tuzi. Umwami turindiriye kubona ari we Kristo Yesu, tugomba kugira gute kuzamubona, ariko twabanje kuba muri ubu buzima. Dusabire igihugu cyacu, nawe usabire igihugu utuyemo, dusabire abami ndetse n'abatware, tugire ibintu byinshi dukora, tuba abantu beza mu tugari, tuba abantu beza mu murenge. Uri kumva? Polisi rwose ntikaze kwiruka inyuma y'abarokore, kandi ntibakarara amajoro kubw'abantu basenga. Tugire umusanzu wacu dutanga mu gihugu, twubakwe ubwami turimo, twubaka nubwo tugize gute, nubwo turindiriye. Tuba abantu beza, dufashe Imana kurema, dufashe Imana gukora, tube mu ruhande rw'Uwiteka, nawe azaba mu ruhande rwacu. Hanyuma ndimo gusoza rero, ibyo biganiro byose mwabyumvise, ndi no ku kiganiro n'ikigisho cyitwa umusirikare ntabwo cyarangiye. Kiriya cyigisho mbona kitajya kirangira, iyo nicaye ndicara nkumva haje ibindi, leta mvuga ngo iyi ni episode ya kangahe. Ku cyigisho cyitwa umusirikare, burya umenya ibyiza by'umusirikare wa Kristo, ni ukuri kose wazabwira Imana ngo uzandinde gupfa ndi umusivili. Icyigisho cyitwa umusirikare kirakomeje, kandi icyigisho cyitwa umusirikare nkomeje kugitegura, nacyo mukomeze mu gikurikirane kuri Mama Charlene official. Hanyuma rero ikindi wenda nashakaga kuvuga,
ni ku bantu bajya banenga imyambarire yanjye. Mu kuri ntukambone nambaye ijipo kuko imyenda nzambara ntayuzi. Ntago kuba nambara ibitenge cyangwa kuba nambara amabubu ejo wambona mu ijipo bikagucumuza wicumura. Ujya gucumuzwa n'ijipo yanjye naho nabo mupagane rugo nzashyana nawe. Mwabuze bibacumuza. Imana nintwikira ijipo nambaye mbi ntago izanzingazingira hamwe nawe, nzashya ngenyine. Imana nindakarira kubwiyo jipo izandakarira ngenyine. Ntago rero njye mbibona ko ari ishyaka mufite ryo kunkunda, ahubwo muba ni kwa kuntu nyine ngo umuntu abura ikintu atuka inkate daro urucebe rwayo. Uzajya guhora inka urucebe rwayo, iryo cebe niyo iba yarazanye iryo cebe. Naho kuvuga ngo nambaye natebeje ariko ndebwe ni mama ushaka ko sirimuka. Iyo nambaye se nkatebeza, ubu se nari natebeza ahubwo. No. Ubu se nibonera amafaranga nkigurira akajipo nkatebeza koko ngo nambaye nabi biramfasha. Ariko subuko kiyo nambaye igitenge mu marakitamfashe. Use nzagende bangabanyera kugira ngo nzagende nkimeze nka cyagiye mwishimye. Tagiye munishimira ko mba naberewe ariko namwe. Hanyuma nyine ako karagaciyeho. Rwose ntimukabura ibintu muvuga ku muntu ngo yambaye nabi. Kandi nambaye neza. Erega burya mba nagafotoye nakabonye ko naberewe. Kandi ngewe akantu nabonye ko kambereye wikirirwa uvunika. Sindi uruhinja bigisha kwambara kuko ngewe nambaye mini yambera. Nambaye gafunga mintuza nayo yambera. Nambaye icupa ryambera, nambaye nakora yambera. Rero nge sindi umwana bigisha kwambara umwenda nta mwenda namba ubangamye shobora kwambara sinshobora. Umwenda uzabona nambaye ujye umenya ngo ni sawa bimeze fresh. Ikindi ntago ibyo ukunda ari byo ngomba gukunda. Icyo kimenye pe. Ntago ibintu ukunda ari byo nakunda, icyo kintu kibagirwe. Ikindi ntimugashake kumfata nk'akantu kakana cyangwa ushaka kuyobora uko byumva. Umuntu icyo ukora ushobora kunyobora wenda bigakunda. Mbere yuko unyobora ngo nambaye uriya mwenda hari igitenge urangurira. Kumbona sa ababimpaye ibyo bitenge nta nujya nyurira ahubwo. Uburi kumbwira ngo nambaye ijipo mbi uzazane none hwibaze cyangwa igitenge kizajya mu ijipo yiriya mu kimbo kiriya jipo nimba koko ufitiye impuhwe. Rero ntimukamere gutyo. Ntimukamere gutyo. Igisibitse abantu bameze nkawe uzajya uza ngo uri kunjomba nawe izakuzanira abakujomba. Uze ngo uri kunsebya nawe ikuzanira abagusebya. Iyi si ifite ibyumba byinshi ibikamo umuntu. Mujye muba abantu beza, nushaka no guhugura umuntu ujye umuhamagara hanyuma umugire inama umubwire. Iyo umbwiye kuri comment kuri rero nzajya mpita ngusubiza nkubwire ngo ntibikureba ibyo nambaye. Utima amasharire naratuka nese nibyo. Wambajije mu kinyabupfura gike nagushubije uko wambajije. Uzajya umbwira ngo mama Sharirene uwo mwenda hoya wanyandikiye mu gikari. Ni utanyandikira mu gikari hanyuma ukambwira kuri comment nzajya nkubwira inti ujye ureba ibikureba. Siko nagushubije se. Okay. Reka rero dusoze. Inshuti zanjye ndazikunda cyane. Ndabakunda cyane mu byumve. By'umwihariko abantu bakunda mama Sharirene n'abamufana mwese ndabakunda. Imana y'amahoro ibahire. Imana ibaho umugisha. Ikomeze kubiyereka mu buryo bwose. Mukomeze munogerwe n'ibyo biganiro. Amen.